Baby ko atinze sha nyine mu nzira habaye ambutiyaje ntago ndabizi abamotari biki nyine nandi kukubwira ngo uzamuzana ari kwa gatandatu papa atakoze tumutekere tumutegurire afite nyashi gobotse jonde wanyimye yo kugira ute baze twaciye ku isambusa byonyine uhanga no kumereza senyise kandi papa yari yaguye amafaranga ni ubwa mbere naza mu rugo nkuru nguru numvamo ibintu nk'ibyo ngibyo gushaka umugore jerekani y'iki gihe ntago gicyawa ikuba abamabusha b'iyi minsi rwose nawe babona ndi bwoza amajerekani nkateka nkakoropa Nurame ngwino nkubwire reka ibintu by'imirimo ese ku ntego wampamagara iki se mwana bite simana shani sawa pe akazi kari kakumereye nabi tu nawe urabibona ni ukubanza nkoza amaparano yaracupiye kandi urabona hano mamaze icyumweru nyine tu akazi kagomba kugakora nyine uko bikwiye ariko nyine nari nkwamagaye nyine ngo tuganire nakugisha inama mbere ko wenda ari ikintu wanyunganira kabisa nta kibazo mbwira ku bigendanye n'iki se mwana nyine tu ni ku bigendanye n'ababyeyi banjye hari igihe usanga bari kuza muzagara rimwe tukumvikana irindi ntitwumvikane ugasanga nyine umuveyi yagize ibintu fayiti kandi njye mba mbona reka manayo tu sha nanjye mane nsigaye mbibona baragutonganya ngo watashye bwije cyane ariko se buriya hari akabebi ufite hariya hirya wenda waba utereta akagutindana mu nzira uvuye nko kuvomara ntabwo byabura nyine tu mbeba bahari ariko noneho nyine hari igihe muza nawe noneho akambwira ngo nahatayimu njya muha namuhatayimu nageraho nawe akabigira fayiti asanga rero neza agaratu shamani ni uko ushaka ukuntu nyine umubebe uzajya uhura nawe hakiri kare noneho ubona ukuntu ugera inaha hakiri kare ababyeyi ubona ukuntu muvugana nyine sibyo kugira ngo mutazongera gushwana ejo nimwashwanye numva wabawe ari nkanjye rwose mba numva naterana hadunda hasi rwose Jora Asejora uyu munsi wabaye kimana igihe naguhamagariye koko byagenze ndebo umeze nk'umuntu udashaka kuvuga ahubwo si uyu munsi ko ndeba utigeze uri umupira man kandi ko ni apeni rero nibe byakinye wakira shamano uyu munsi nirinze ibintu bya stress ntabwo nshaka ibintu biza kuncokoza uyu munsi wabaye nari muri moto none se wabaye shamano so kugira ngo nkubeshyure garafre man so nagira ngo nkubeshyure uyu munsi mfite umwana ari buze kunsura ubu mfite ikibazo cy'ukuntu nyine ari buze kunsura man ari kumbwira ngo mwohereze itike kandi ubundi zagara ese ubwo ufite ikibazo cy'itike mwa urabura kugira ikibazo cy'uko vyashaka gusanga ahangaha nawe noneho urankoma uri kubura ngahe se ntabwo ari menshi cyane nyine tu ni 15,000 byonyine ese mwana usigaye utereta umunyamahanga noneho mbimenye
kuko icyangugu ntago na 15 ntago bigerayo 15 agiye kuva Rusizi mane kandi urumva Rusizi harajyamo nayo kuvuga birasaba ko njya no kuri banki nyine nkacisha kuri banki urumva ni ibindi bintu birabigize kandi umva se ni 15 nari imana imiranye shyiraho mane ko nta kintu nakura bizi suru umuvandimwe se ariko nawe ujye wibuka ko hari ahantu mba nakugobotse jonde wanyimyeyo kugira ute baze twaciye ku isambusa byonyine uhanga no kumereza senyise kandi papa yari yaguye amafaranga Semani sabusha umuntu w'umugabo ku biceri desa nari mfite mane nayo kwa 500 nk'uyu wewe nkorera umuti ngwaza uyu munsi by'uyu munsi byonyine rero ko byibuze cyane cyaza kunsura nanjye nkareba uko nakigenza naho ubundi bicaneza garama yewe cyeka atari bya bindi nzi ntari bariko reka nyohereze manimero ntarebe manimero reka si jora se nk'ibisanzwe amazina Nese Jeff yes shamani nawe muri no minsi none uri kunyica uyu munsi se none kutagiye mu kazira ase man nese kare wankize mu gahinda nyine nahe nziko ndibwire match ya Real Madrid na APR none wankize mu gahinda ngo umukobwa ngo yagusuye ngo abuze tike ahubwo reka nze mu kanya umuntu nyine ubwo arikoza ku hano hirya gatoya ndeko bimeze man ko nanjye bugiye kwira nkavuye mu rugo ayo ndabizi ubwo wiriwe mu rugo waba watetse n'icyayi se wakirirwa mu rugo aho ngaho gusa se waba wamariye iki yose mani ubundi ngiye mu ngo zose nagiye nkoramo urumva ni ubwa mbere naza mu rugo nk'uru nguru nkumvamo ibintu nk'ibyo ngibyo gushaka umugore tu nta mwuzukuru cyakoze amahane iwanyu nabo si wowe wabananiye ahubwo nabo barakunaniye hano nyine umuntu iyo ukiba mu rugo rw'iwe nyine akumvisha ukuntu ari wowe wamunaniye kandi mwese n'ubundi nawe adashobotse mwese mwana ubundi nta kuntu wazabava mu maso ukareba ahantu ugiye ukazagaruka nyuma nta n'utaranashaka ukanabemeza ukababwira ati njyewe nzashaka nsezerana byagorana nyine tu ariko gake nyine tu ubundi mana reka nkugire inama ufite irangamuntu kandi ndayifite uwo mukobwa wawe se uwo mukobwa utereta basi wenda warayifite afite nka veni afite veni ufite 25 kandi urumva ushaka gushaka ufite nka 30 mwese mana waretse akurangira akazi ahantu ukajya mu kazi urumva none ukazaza ufite amafaranga sibyo none iwanyu kuri abameze ukabereka amafaranga ukavuga ati njyewe ibyo mwambwiraga ngo nshake njyewe gutya nshaka ko nzakora ubukwe ibintu byo gushaka nasezeranye ntabwo ari byo si byose ma mana yanjye buse kuko masaha aragiye si waba bana nzabakorera iki koko mwana by'amafaranga hano ntabwo ari ikibazo ubu ngubu mvuze ngo bakoresha ubukwe n'ubundi ubukwe babukora kuko aha ngaha amafaranga y'wana n'umuramo ariko nyine babankiramo ibintu natiyumvamo ntabwo biba bindi mu mitwe kandi mbonye bafite imyumvire nko mu buhinde mwana ubundi ko aribo basezerana ari abana filipi zabo Lucky ubwo mani mbere nari musize muri salo turi guciringa reka ngende n'ubwo nshakira mu kanya naza gusanga ari kwikaze genda ntaribi tuzajya tuganira ujye uzunanganiriza ariko ntaribi mani Lucky vayo hano hari ibintu nshaka ko tuvugana kwino hari utuntu nshaka ko tuvugana mwana wa icara hano tuvugane umeze uteze ni fresh umeze neza none se kuki usigaye utaha bitinze
ewa se kukumbwira intoki kiba nawe n'abahungu banjye nyine turi gutereka habiri turi kuganira cyangwa ufite sheri mwana wa na shire nawe ko yabura tu ibura mufite mwana yanjye gusa nanjye nari maze iminsi ntekereza ku bintu byinshi cyane ni ibintu nari maze iminsi naragambiriye kuba nakubaza neza nubwo nari muteho burage ngo nyine ngo usigaye ufite sheri nifuzaga yuko hari agakobwa k'umumama dusengana kandi karitonda gafite imico myiza natekereje ko twabashyingira mwana wa nshaka kuvuga ko kuri amushyitsi se ari njye ndi bumwakire cyane uri bumwakire hayebaze mbaye nkubwiye ko mfite umushyitsi kandi bumwakiriza icyayi ugasanga none nta n'ikintu byari imana ubwo se ushaka no kunyaka yo kumuzimanira fantara ubwo nagiraga ngo ujye kuntuze ko zarahanze kuri butike wenda ugendere ukuntu banzanira nyine ka mukaro wenda ntareba ko ariko nakifashisha kuri butike kuva rye bateka mukara ese ni ngombwa kuri butike ntareba nuko wabigenza ari gushaka no kujya ku muturanyi ndabizi ufite inshuti nyinshi z'abaturanyi ntabwo babura icyayi umuturanyi ugutiza mukaro n'aba ari ibibazo bibaho se teranya gutiza arega kugutiza icyayi mane nabihame neza amajyane ya senkani kugenda ukagura harya amajyane isagura senkani nari ndaza kuyagwa senkani ndaza kuyagwa nari bigendeye ukuntu wabigenza uretse gatuma mbanze mvugisha no muntu avugana nawe yego be hano bimeze bite nyine ngeze hanze iwanyu nta kuntu waza ukandeba ko nahageze nyine wigira ikibazo ntari gukomeza harakinguye ni karibu se kuri isanga iwanjye ni karibu urisanga rwose nta kibazo yes man sha ubungubu gutya petit frere yambaye aribamba mani umacu ubusina nayirebye wumve ngo ni ibibazo noneho kabisa nyine ngewe nagafungiye mu rugo ni ibisanzwe nyine ni kwa kundi ahubwo nyine tu kereka wenda nko ku mugoroba nibwo twaza kugahuza fresh shana ribi ndaboneka mani surumva ari iki cyatuma ntaza kuboneka mani gusa nyine sha aperi ni ikina nyine gatsinda nibwo ndi buze kuboneka tu ako idatsinze sha ntago naza kuboneka uko sibwo nanywa se wapi sha fresh nyine umuhungu ntarereka dukomeze nyine ubwo turahura goroba nta ribi ku muntu aba agafunze nta ribi sha poa kabisa banisha ni umupira wari umumagaye nyine ngo andabura ibintu bya maci ariko amafaranga yawe wibuka ko nayayohereje ntabidanje mani amafaranga yangezeho ntariba ariko n'umubebi yaje nawe yahageze nubwo tuvugana yahageze ubu ngubu ari hanze ubwo ndakeka ari kwinjira oya ntacyo mani ntacyo ariko umuntu arebye aribyo yumva hari n'umuntu ukomanje ahubwo wasanga ubwo ngubwo ari ndakeka ari wavuka ndebe ko yaba ahageze nanjye ko mbaze mpindura utuntu twumva imyenda nyine hari umwana dusengana mama wiwe turasengana ariko uwo afite umwana w'umukobwa witonda kandi afite imico myiza gusa niba unafite sheri sinzi mwana wanjye ntabwo naguhitiramo ahubwo wazanzanira sheri wawe nkareba ewa mfite umukobwa nkunda kandi nawe arankunda tu yarize makeya nyine tuyarize yarize makeya nyine aringanira asengera he asengera he Nyagatolika mana yanjye mwana we ko nzi ko uzashaka umunyamasengesho kandi urananiye raki sinzi
njyewe umukobwa ndamukunda kandi nawe arankunda tu. ubwo wasanga anywa n'inzoga si wowe waraziretse harya Inzoga narazitaye yahoze njye ntabwo nyizemo. ngo yahuzu ni igiki Inzoga naraziretse. kandi njyewe sinzi ubwo njye ndashaka uzaza n'uwo mukobwa uzamweguze nyine mwana ntago nkwanga sibyo gusa nyine impungenge ntago zabura nk'umubyeyi hanze hari udukobwa twigize utuninja ugasanga urumva nyine nkari amajoro ubutaha mbitekerezaho ugasanga nyine bitumye nta kwizera neza n'uwo musheri uri kumbwira mwana we. Oya ikibazo ntabwo ari umukobwa kandi ikibazo wenda ubibona ko ari ugutaha nijoro ariko buriya nijoro nta muntu ndi kumwe n'abahungu banjye turi kwiterera turi biri aho ngaho ariko umukobwa nibyo mwana we serious nawe si wumva ntabwo mbeshya. oya bo usaba rero uzaza n'uwo mukobwa ari nko kuwa gatandatu papa atakoze tumutekere tumutegurire afite nyashi